nk'aba marioneri Yego. agatekera kuri tubicana ati ivuze ngo imvura igiye kugusha ibintu Yego. igiye kwica Imana nayo igahita imucenga ati si ibyo navuze n'ibyo wumvise Yego. kamita imvura nyifata ukaba utumye umwana wabyize yari yabibonye byari byo ugatuma Imana ibireka kubera imitwe mufite cyangwa se byahita bihuza nuko wabyumvise ku iteganyagihe bibaye ubu gacyuza kuvuga ngo nari nabihanuye Yego. Imana ngo neje bundi ngo Imana yari yabinyeretse hakaboneka abavuga bati tuzanye wa muntu hanura bugacya bisohora niwe wahanuye ibintu ibi n'ibi nawe akabazamuye intugu nimba agendaga yunamye akabatangiye kukweguka gutya atangiye n'urukweto noneho kujya rugenda rushongoje. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mukurikirana Eva Mama Lionel. Niwe wakoze subscribe hano kuri Eva Mama Lionel. Imana iguha umugisha kandi kwishimire iguhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaduha ikunezeze gusetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uraho neza mushumba wa Eva Mama Lionel? Muraho murakoma. Turakoma kandi turagumye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iracyadutije ubuzima kandi namwe ndabona n'ukuri muri amahoro. Turi amahoro turashimira Imana. Wa undi yararimbye ati twari duherutse kubonana kera none duhuye tutishwe n'ibyaha. Igitangaza cya mbere ni ukubona umukristo uri mu mujyi wa Kigali utarishwa n'ibyaha. Cyakoze. Hari ibintu byahitana ubugingo bw'abantu. Nawe ujya ubibona mu Maremere? Birahari byinshi cyane no muri n'ibiri muri karitsiye mutiri ujya mu mujyi wose. Birahari. Ese ni ukubera iki Satani yibanze ahantu nyine hari iterambere? Ahantu henshi hakunze kuba iterambere Satani hakunda kwa profitira. Ikora intongo hari umujyi ukomeye ukize umeze neza Satani abasukamo umwuka w'ubusambanyi ngo mu rwego rwo hejuru uruta wino. Yego. Kugeza ubwo bamwe mu bantu bahisemo ko ati twe turakijwe ntituzigera dusambana bavuze ati twe turemera dutega agatambaro nk'ikimenyetso kigaragaza ko tutari indaya. Ni naho agatambaro k'abarokore kavuye. Yego. Barangije bahitamo gufata uwo mwanzuro kuba bitewe n'umurengwe w'uko iterambere ahantu hari iterambere akenshi hakunda kuba n'ikoraniro ry'ibyaha. Yego. Ahantu hari iterambere hakunda kuba ikoraniro ry'ibyaha. Ikoraniro ry'ibyaha cyangwa n'iteraniro ry'ibyaha? Aya ni ikoraniro ni ihuriro. Iteraniro ni irya bera. Terana bera. Kubera ko buriya rero hari igihe utekereje akantu ukumva wabaza umuntu. Haterana abantu Imana iteranije. Cyangwa n'ishyo ry'intama? Aba ari ishyo ry'intama? Oya, haterana abantu Imana iteranije. Kuko hari umunsi yavuze ngo ahari bazaterana ariko sibyo uzaba bateranije. Kandi Mama Lionel twahita dukora ikiganiro kijyanye no guterana. Byose serana mushobozi. Kuko njye ntabwo numva iteraniro ni iry'abana b'Imana. Naho ikoraniro ni ahantu icya mbere hahuriye abantu benshi cyane bafite ibyo baje gukora. Komeza umbwira ntabwo ndahaga. Utandukanye ikoraniro ni iteraniro. Iteraniro ni iry'abantu b'Imana. Ko muri comment noneho bazakubwira. Iteraniro turakomeza tuvuge gake gake barabyumva. Yego. Nanjye ari kubinyumvisha kuko nanjye sindi kubyumva neza. Ubundi nuko abaterana baturwanya babyitse iteraniro kubera ko babuze ikinyarwanda babivugamo bagafata ikinyarwanda cy'abera. Ariko rijya ntiriba ari iteraniro. Ni inama rusange. Ni ikira uriya ni umuhuro ni uguhura
mu ihuriro bidutwarira ikinyarwanda, bidutwarira izina. Iteraniro mbega ihuriro ry'abana b'Imana banesheje bavuye mu isi batsinze iyi si n'umubiri ndetse na satani. Icyo kintu hariho ukuntu ngaho bijere mama hariho ukuntu reka mbanze mvuge ku iteraniro guterana guhura byo twajyaga tubwira abantu ngo umunsi duhurire ku ishusho rya Bikira Mariya, hari inama turi bukore umunsi duhurira aha, ukabwira n'umukunzi wawe ngo tuze guhurira aha ngaha, tuze guhurira aha sinzibagirwa munsi y'igiti aho twakundaga kunyura ndaharura nkitegereza kwibuka. ariko abantu badafite abakunzi batarakundana aho Imana ibahe aba bakundana, kuko biri mu bintu nabyo byoroshya ubuzima. Ukaryama neza ukumva ufite umuntu. Hirya hari umuntu nsetse mu kandi amazi niba afite ishyuri. Abantu batigeze bagira ababakunda pe. Uyu mwaka Imana ibaha abantu bakundana. Ahubwo baze tunabakoreye deliverance basi niba nta muntu wagukunze ukundwe basi, twebwe twibwire ko tugukunda basi. ariko noneho ngewe urukundo ndi kubasabira ni ruriya rw'abagiye kubana, abasheri n'abashushu, abakobwa babuze ababakunda n'abasore babuze abemera kubakunda. Ese buriya mama Leone kuza utuntu twinshi buriya nk'umuhungu nyine k'umukobwa watinze gushaka bamwita hajya bamwita bavuga ko yagumiwe n'abahungu baragumira nabo bajya bagumirwa cyangwa baba inkungu nabo babita kugumirwa, nicyo kinyarwanda bagikoresha ni ukugumirwa ariko muri iyi minsi barabihinduye bavuga ko ari abana batindanye n'iwabo. ese mama ni abahungu batinze iwabo. Abahungu batinze iwabo baboneka kuri iyi cano ndabasengera batindanye n'ababyeyi. Imana ibaha ababakunda mujye muvuga muti duhurira aha, zihuriye n'umukunzi wawe ahantu ni byiza pe, turabibasabiye nk'abantu babinyuzemo mu izina rya Yesu. yamwandikiye nka ka gapapuro, hari ukuntu ubonaga ibintu utarabwira umukunzi wawe ukabyandika mu ibaruwa. Yego, noneho mwajya gutandukana ukabwira uti ariko hari umuntu wampaye aka kabaruwa nkakuzanira, ugatinzwa no kugeraho ugasoma ukagasoma icyumweru utagahaga wumva urukundo ruri kugushengagura. None ubu byaroroshye, telefone zarabyoroheje, urukundo rusigaye ari direct. Mbere barakwandikiraga ibaruwa ikamara icyumweru mu nzira, wahura n'incakura ikanayisoma, yayisoma ikandika indi igashyiramo igakuramo iyo bakwandikiye, ikandika ibyica nyakuvuna umuheto nkwiyame n'undi munsi singikundana nawe. Ariko nihanganishije abantu batabanye, ariko se burasi Imana yabaga buriya nayo Imana ntiyabaga bifitemo uruhare mama Leone kugira ngo umuntu yandike ibarwa ayihereze umuntu atuyinjyanire ku nshuti yanjye nkunda akandimoza ku mutima andikiye aka kandiko nurangiza kugasoma nuko ku buryo buvuga ko ari Imana yaba ibyishe se, cyangwa ari Imana yaba idashatse ko abantu bazabana. Noneho kuki se hatazamo inyatsi ikwambura umukunzi, intege nke z'amasengesho zatuma Satani anyuramo akamanuka nk'umurabyo, akaza asa n'umurabyo akakwambura umukunzi, warangiza ukajya hari ukimahoroniza ngo niko Imana yabishatse, ngo buriya ntiyari uwanjye. Nabyo da, ariko ntabwo mbyemera 100%, ntabwo mbona yuko Imana yaba yararemeye umuntu undi nirangiza nyine imuzanira undi usanga bibaye nabi. Ariko uzi ko hari abantu bayobeye mu ngo zitari izabo, ari nayo mpamvu Imana yari kuvuga ngo umugabo si uwawe dushigikire bano. Oya, aba bahanuzi bo barimo barabyica bitandukanye n'ibyo ndi kuvuga. Hari abantu bayobeye mu ngo zitari izabo,
nabo ibimenyetso barabifite ukurikije uko bimeze na nyiri bwite arabikubwira atari ku bundi ni uko umuhanuzi yamvangiye si we nari nakunze umuhanuzi wamuhaye akantu akaza akamvangira si wowe nari nanakoye yego ukabona babanye kuri bari bimyoza bategereje ko imana izaza ikeza umwe ikamucyura cyangwa umwe akibwiriza akazinga biragwa akazi akagenda sibira tugende yewe satani we amayeri yawe twarayamenye tanya bashakanye ukarujyana n'ibindi baza njye ntabwo nzi kuririmba paritewe ariko byibuze yego mama Lionel hanyuma rero muri ibyo byose hari uguterana hari uguhura hari ukubonana hari n'inama nyine mugahora muri ibyo byose uyu munsi wa none nje mu kiganiro kikubaza ngo ese ari iteraniro ari n'ihuriro ari n'umubonano ni itsinda izina rya Yesu ni uko ikinyarwanda mvuze ngo gikennye naba ngipfobeje niko bivuga mu kinyarwanda kandi ubite ni ukuri kw'Imana wowe uvuze i wagombaga kuvuga u aho ushyize i wari kuvuga ntabwo ndabivuga ngewe ubwo byarangiye ubwo ngewe ndi gukora nk'ikiganiro nkumva ahantu bigeze erega TikTok uzi TikTok nayo ikanuye mu bintu byerekeranye n'ayabacitse ubu bashyiraho bati mwumve umukozi w'Imana ari mu kiganiro na mama Lionel mwumve ijambo yavuze Yesu Kristo hanyuma mama Lionel hari ibintu bikomeza abizera uko mu migani ijambo rivuga ngo uko wa munsi uruseho kwegera no nkuko icyuma gikaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we hari ijambo rivuga ngo uko wa munsi uruseho kwegera tugire guterana wowe tugiye kuvuga ibyo guterana kwera ese amaremero guterana bimariye iki abizera bose guterana bimariye iki abakirisitu imana umugisha tubanze turebe muri uru rwandiko Pawulo yandikiye ni urwandiko rw'Abaheburayo urwandiko rwandikiwe Abaheburayo tutaramenya umuntu warwanditse dukekeranya kwa Pawulo yaba ari Pawulo ko ni ugukekeranya igice ni icya 10:25 twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo muba ariko murushaho guterana ndashaka no kuvuga guterana kw'abantu bagiye gusenga mu iteraniro ryo gusenga atari uguterana amagambo atari n'iteraniro babyitirira ry'abagiye gusenya abandi atari n'iteraniro ritegura inama y'ubukwe atari n'iteraniro uko babyita buriya iteraniro ry'inama y'ubukwe buriya si umuhuro w'inama y'ubukwe gutyo nyine nuko batwambuye iryo zina ariko guterana nshaka kuvuga hano uyu mwanditsi yavuze kwanza agiye icyo nshaka no kuvuga cyane ni uguhugura abantu batakijya mu materaniro nakubaje ngo bimariye iki uwizera Kristo ndabivuga murakoze cyane ndabivuga mbanje gutanga urugero rworoheye abantu bumva bigoye ufashe imbabura ugafatisha amakara kaka
rimwe iyo urikuyeho rirazima. yego ndabizi. Iyo guterana kw'abantu b'Imana cyangwa guterana mu iteraniro, guterana mu rusengero, yego twabigereranya nyine no kwegerana mu kaka. yeah. Iyo we rero utaza urazima, urazima. yego Guterana rero icyo bimaze uramenya. Iyo mwateranye hari ukuntu umenya. mbese wanyu muteranye bigenda bite? Iyo muteranye hari ibyo mwunguka, hari ibyo mumenya. Abahanga bakaba abashakashatsi bavuze ko iyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, hari ibintu 10 biranga inzoka. yego Kimwe nshaka kuvuga kugira ngo mvuge guterana. yego Inzoka burya ngo zijya zigira iteraniro rimwe agakubita indi ifirimbi, zose aho ziri zikaza zikegerana. yego ngo nigeze kubibona umunsi umwe. iteraniro ry'inzoka naribayemo. urashaka kumenya se? kagira inkuru. cyangwa ni bya Wabayeyo se? Wagiye muri parike se? abarene bagira ku bugome. Wasanga utihindura inzoka, nkaba nkorana n'umuntu uhindura inzoka muri weekend. Erega abantu ngo musige mwihindura utunyamaswa mukaza ku ngo z'abantu. Fire. ntabwo ari byo ndi kuvuga. ndi kuvuga ukuntu nigeze kubona iteraniro ry'inzoka. urumva umunsi umwe narindi n'ahantu narindi inzoka iranduma banjyana ku mugombozi. nkomeze inkuru. Iyo nkuru iraryoshye, komereza. banjyana ku mugombozi. none uwo munsi banjyanye ku mugombozi, wa mugombozi ahamagara inzoka zose zo muri ako gace. yewe ni ibintu niboneye. Yego. zirahaza zose ziraterana ziteraniraho. afata iyandumye Ati niriye. yayikuramo ubumara, arangije arangombora. ukuntu ngewe nabonye iyo iri ku inzoka zaje muri nyinshi, ni kubera ko nari naguye muri koma, ariko abari bari aho ati twabyumvishe tujya hejuru y'intebe. yewe nzanakwereke n'ahantu yandumye ahantu habi ku mutsi w'inyuma neza. Ku gatsitsino se? ku gatsitsino hejuru neza. Kumwe ngo zikunda udutsitsino. ntabwo nari nzi ko zikunda udutsitsino, nabimenye nsomye Bibiliya. Ariko ngo iyo igiye kukurya irizinga nk'ingata. ahubwo ngiye numvishe ikintu kivugiriza. ntambikishwa no kureba igihuru kivuga. noneho mbona ikintu cy'ikinyoni ukagutyo kintera ibivubura by'ibizi nyine bigiye mu jisho, numva ni nk'urusenda, ntangira gucika intege ngwa. iraza rero iradoma gatsitsino ihita ibura. mu kubura rero abana bari hafi aho Nyabarongo baraza baravuga ati kabaye. bamenya gutyo niyo banterura banjyana, kuko bo bari bakuru kuri ngiye, banterura banjyana kuri uwo muntu Umugombozi niko babita. nko mu masaa 2 z'ijoro arazihamagara zose mu gihe cyo gutaha kwazo. inzoka zitaha guhera saa 12 kugera saa 3. nta nzoka nyuma ya saa 3 ibi ibageze mu ntoza yayo, mu mwobo wayo, kuko ngo zitinya n'imbeho. noneho arazihamagara, abari aho bose ngo bahagarara ku ntebe. irazi yandiye bayikuramo ubumara arayikoresha. nzanzamuka mu gitondo nsanga ndaho nipfutse. Ariko aba bavuzi turabakeneye. Bagiye mpa kwita wirukanka kwa muganga. Ubu wita wirukanka ntabyo, kuko ubu ngewe abo tubana umunsi ku munsi barabizi ko ngiye natinya inzoka. rekera kuyivuga kuko si nziza, hatagira uza kurara yirota. Ariko burya ngo iyo zishaka kwikuramo ubumara rye buzibana bwinshi zirahamagarana zigaterana,
imwe ikagenda ihereza indi ubumara ikabunywa, ihereza indi, ya nyuma yirundiyemo ubumara bw'inzoka nimba ari 100 n'ijya hagati y'ibuye n'irindi cyangwa igiti n'ikindi ikiyuburura, ubumara bugasigara muri bwa mwiyuburure. Ikindi hari n'abantu cyane cyane mu bihugu byateye imbere bakoresha buriya bumara, ubwo ntimvuze icyo babukoresha, urabizi yuko tuvuga ikintu ariko ntitubarangira abantu kugira ngo badakora umuti. murakoze cyane. Guterana rero ntabwo uzi ko bagombora gutyo se byibuze. Jewe nari narabyumvise umuntu wacu Isave ufite ubushobozi bwo guhamagara inzoka akakwereka yakuriye, yego, akayikuraho umuti. Wari ubizi? Nari mbizi ko bibaho. Ngewe rero byambaye, uyu muri kuvugana byambayeho, ariko ntukazabivuge. Ntabyo navuga kuko urumva ko ngeze mu rwego nziranye n'abantu bakomeye. Ab'inzoka zariye barumuna ba Paulo, sibyo ko Paulo yakoresheje systeme yo gukunkumurira mu muriro, ariko turashimira Imana yo kuzana utuntu tw'utugano bagakorera utuntu bagakora ubufindo, inzoka yayikaza bakayihamagara, bamara kuza bakayikuramo ibyo bayikeneyeho, barangiza bakavura. Ubu nkaba nkiriho nyine mu kabuzi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndashaka kwivuganira n'abantu batakijya mu materaniro. Yego. Niho ngendereye ku ntege nke zo kudaterana uburyo babikonjeyemo. Bibyaye kugwa. Umuntu agenda gake gake, burya n'ikara rizima gake gake, kudaterana n'intambwe yo kugwa. Ariko hakabaho umuntu udaterana yaranahuye n'ibikomere birenze urwego rukomeye, agira ibikomere aho ateranira bituma atajya kuhateranira, nkaba nshaka kumubwira ngo ashaka ahantu byihuse ateranira. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hakabaho umuntu udaterana bitewe n'intege nke zamwatatse. Yego. Ubugwe butumye abona aterana n'abanyantege nke. Kimwe mu bintu bikwereka ko intambwe ya mbere yo kugwa ni ukubona aho usengera ari abanyantege nke, ni ukubona aho usengera ari abapagani. Iyo ni intambwe ya mbere buryo yo kugwa, kumva abantu mubana boroshye wo kazi. Ibyo bikaba byarabujije abantu kujya mu materaniro. Gatatu, hari abantu bazwa kujya mu materaniro n'akajagari k'ibiturisho biba mu rusengero. Ariko hano hanze hari abagabo bafite insengero zifite ibiturisho. Uvuga ngo zifite gushaka guterana kuva ku wa mbere w'ukwezi kugeza ku wundi wa mbere w'ukwezi, zigafata abantu bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba, atari impuhwe ahubwo ari ukugira ngo amaturo aze ari menshi. Kandi ibi bintu leta inabyinjiremo idufashe, leta idufashe iki kintu kuko biri mu bintu byo kugomesha abaturage, biri guteza ubukene, biri kugomesha abaturage. Abakozi bari kwirukanwa ku kazi kubera gusiba kenshi ngo bagiye mu bahanuzi, bagiye mu bicaniro. Leta idufasha kugenzura iki kintu, guhera ku wa mbere w'ukwezi ukageza ku wundi wa mbere w'ukwezi, buri gitondo byuka wicaje abantu bahimbaza, noneho wowe watumye baterana ukahagera saa 9 uvuye mu byawe sha, uvuye mu bye barangije gutura, gukubita isiri uwiriwe ku gicaniro ngo usange yarangije guturisha, nawe ugira ubwoko bw'ituro biyakira. Ubwo hari n'ibintu turi kugenda dukuramo. Yego. Kandi ritura abiyakira ari yaranje akabanza akarisasira icyo Imana ivuze. Wowe ivuze itya, nawe ivuze itya. Azana ubuhanuzi bwanditse. Kweho ibibyimba byo mu nda, wowe kuyeho inyatsi, wowe kuyeho agisida wari ugiye gukora ukivaho, wowe kuyeho urupfu rwa mama wawe, wowe kuyeho uzana igiturisho tubibibiri. Sorry kuba nkoroye. Ahubwo se mama Leonel, ibi bintu Imana ntabwo bibivuze. Ntabyo ibivuze. Hari ibintu bitavuze. Iyo ivuze twe turabimenya. Ntabyo ibivuze, ni wowe uba ubivuze kubw'inda yawe, kubw'ishyaka ry'inda urahanuye.
Imana ikurinze kubyimba amaguru, Imana ikurinze kugwa mu ziko, Imana ikurinze kumva inkuru mbi. ariko rero ariko si Utuntu nk'utwo twaha Imana ubu ntabwo bibivuza mu mari. ariko ibiga Imana ivuze turabimenya. Herega twahawe imbaraga zo kurobanura imyuka, Okay. twahawe n'izo mpano. Imana ivuze ko iyo nda yari ituritse, Imana ivuze ko ikurinze kurwara diyabete. Donc twa tuntu duhuza n'amarangamutima y'umuntu, kuko uzi kuri acuruza iti Imana ikurinze igihombo bari baroze iduka ryawe. Imana ikurinze. Uyu muntu uje saa 9 nta Bibiliya yazanye, Yego. ntaho asomye, nta busobanuro atanze bw'ijambo. Anazanye n'ubuhanuzi bwanditse muri telefone. Azanye n'ubuhanuzi yateguye, ubw'abadiaspora, ubw'abafite ingendo, ubw'abatwite, Gutera ubw'ababyibushye, ugutera kashe kuri visa. ubw'abananutse, ubw'abanyeshuri, aje yabuteguye. Hano hari inkeca Mama Leonel. Buri kanya zitera kamera zivuga ubuhanuzi. Ubwo noneho ngo mubwitondere. Akabanza akanigira atya ati akazunguruka nk'inshuro 5 akavuga indimi akikaraga nk'akamaremare ati shakarababa shakarababa. Ngo de sante centre de sante mu minini yasoma. Ati muzane igiturisho hano tububibire. Oya, hari n'abandi rero bo batajya kuri ntuza gutyo mu rusengero byo guturisha, ahubwo bahorana buri mbese iyo babonye hari saga izamutse bazamukana ubuhanuzi. Warababonye cyangwa ninjya bazana ubuhanuzi buhuye na season saga wa mugani wawe, cyangwa akazana ubuhanuzi buhuye n'amakuru yumvise umuntu uri muri koma kandi akabashaje, akamenya ko bamusezereye kwa muganga agahita atanguranwa gutera kamera. Ati Imana inyeretse ko hari umuntu muri iki gisata ugiye gupfa, kuko amaze kumva ko bamubwiye ngo atategerereze mu rugo koca. Aha rero niho babanigiye. Sine wenyine rega. Yaba yahuzaga gutyo byibuze yenda agendeye kwiteganya ndavuga ni iteganya gihe kwiteganya rupfu ry'umuntu. None reka tuve nkaho ahubwo turebe yenda akabona ikirere kuntu kimeze, akakurikiza uko umwaka indi myaka yagenze, akagenda noneho agenda abara aravuga ati byanga byakunda zone kuta bayaba shatakataka umva ikintu Imana imbwira, iri kumbwira yuko mugerageze mwirinde kuko ibyo mwabonye byari byoroshye. Ati mbonye n'iryinyo rijya rikurya. Ibyinyo byo tubivuze ateje mu nda ntihakuriye ukaga ndetse mu nda hatarya bitewe n'aho avuye. Noneho Mama Leonel agahanura mwebwe abarundi, agahanura Kenya, ejo akongera akavuna umuvuna akamara igihe akora ibiganiro, yakumva iteganya agiye kuri televiziyo uburyo rigiye guhinduka. Abatafite umwanya wo kureba televiziyo nk'aba Mama Leonel agatekera kuri tubicana ati ivuze ngo imvura igiye kugusha ibintu, igiye kwica. Imana nayo igahita imucenga ni si ibyo navuze n'ibyo wumvise, kamita imvura nyifata. Ukaba utumye umwana wabyize yari yabibonye byari byo, ugatuma Imana ibireka kubera umitwe mufite, cyangwa se byahita bihuza nuko wabyumvise ku iteganyagihe bibaye, ubu gacyuza kuvuga ngo nari nabihanuye. Imana ngo neje bundi Imana ari yabinyeretse, hakaboneka abavuga bati tuzanye wa muntu hanura bugacya bisohora, niwe wahanuye ibintu binebe, nawe akabazamuye intugu nimba agendaga yunamye akabatangiye kukweguka gutya, atangiye n'urukweto noneho kujya rugenda rushongoje ko yahanuye ibintu bya runaka bigasohora. Ibi rero ni imitego batega ituma abantu batagishaka guterana. Wabonye kuntu bafite bazi kwishakira abakomisiyoneri Mama Leonel. Ntabwo bababura aba bantu bazi gutangana n'amapasi, n'abakomisiyoneri babafasha kwamamara, n'ababafasha kwicara mu tugare bakigira ngo bamaze igihe mbega babishyize mu mibare
bakaza babipfundikanije Yego. aba bose ndi kuvuga ko batumye umuntu atagishaka guterana, batumye abantu bahurwa amateraniro. Ese mama Leonie waterana ute kandi uwo mwagateranye ubona hari imico n'imyifatire afite imeze nk'iyo kwa Luciferi? Aho nicyo kibazo, niho rero iri jambo naje kuvuga aka kanya ryongera gukangurira abantu amateraniro, murushaho uko urya munsi urushaho kutwegeraho kugaruka kwa Yesu, aba ariko abera barushaho guterana. None umunsi wo kugaruka kwa Yesu utumye aba bantu bafite ishusho yo kwera bakora ibintu bituma abantu barambirwa amateraniro, kugira ngo Yesu naza azasanga abantu bari mu gahuge kabo, abantu bari kuducanga, batumye abantu bahurwa guterana kwera. Naho ngaho ubundi message ishingiye ubundi nkasoza. Ese mama Leonie uretse gake gusoza, ahubwo ngiyereka nkwibarize, iyo urebye ukareba buryo ki uwitwa ngo dore naho bipfira rero mama Leonie, ni ukubona umushumba urya amaturo, utunzwe n'amaturo, aje no gushaka n'ayacana. Ampaye yacano sarahababaho, ntabwo ahaba, ariko iyo abonetse araboneka. Yabonetse araboneka. None gute se sha mujya mundabura nanjye mbekenyeho? Erega none se mama Leonie kutavuga ngo oya tsitsabona ntabwo byashoboka. Kutavuga ngo ubonye inka yameze umutwe mu kibuno, mbonye ishu bashingiriye. Ubonye ishu bashingiriye, Imana ikoze igitangaza, ishu barayishingiriye. Ngo bazi ngo cyangwa se uvuge ku bantu, n'abantu kuri channel yawe bavuga bati uburiya ngira abantu nza guharabika, ngira runaka muramuzi mwebwe. Ubwo rero nawe ntabwo wazapfa nyine uhembwe. Niyo mpamvu nyine uzajya ukora umurimo w'Imana, uzahembwa ugeze kwa Jambo. barababeshye tukiri mu isi tuzakoberwa, mugabanye ibyo ngibyo mwigize. Rero ibi byose bitumye abantu bahaga guterana. Yego. Umuntu araza ku cyumweru ngo bamutumiye, bakabanza bakamucisha mu biro bakamubwira ibyo avuga, ntagishaka ko umwuka wera muvugisha. Ibyo aje kuvuga ni ibisanzwe aho ngo biri mu mitwe y'abantu. Ibi biratuma n'umuntu waruje guterana ahita ataha ritarangiye, ejo bundi ntazagaruka kuko ko ari ibintu bisanzwe aho ngaho. Ikindi, hari n'abantu ba papa mbyirire bihariye ubuyobozi, biharira ibintu byabo, ahera kuwa mbere w'umwaka abwiriza wenyine, akasoza umwaka abwiriza wenyine, ntazi iki ntama zisonzeye ngo ahamagara abagabura baze barye. Ibi bitumye abantu batatana. Mama Leonie aho twitonde, hari igihe uzana umuntu ku gatuti kawe agasiga ahakoze bya bindi dukorera hariya hirya muri ntuzo, uzanye se utabikora. Ikibazo rero bafite ishusho yo kwera kandi bahakana imbaraga zabo. Oya ni intege nke, we ndi kuvuga abafite izo ntege nke zo kumva ibintu byabo ari ibyabo badashaka ko hari undi muntu. Umva reka nkubwire katazirimo. Yego. Hari abantu biyemeje kuza kurya imitsi y'abantu, ariko badashaka kugaragaza intege nke zabo imbere yabo barya. Akavuga ati ninzana runaka akababwiriza bagafashwa, akabareberamo, ntajya mbareberamo ibintu bifatika mbashushanya gusa, barahita bamvumbura ndacika amazi. Intege nke zanjye zireta zigaragara, reka nigumire kuri ibi bintu jyenyine. Ngiki kintu gitumye abantu benshi bahurwa guterana, kubera ko azi ko aza agataha ntagire ikintu acyura. Abantu basonzeye mu nzu y'Imana, basonzeye mu rusengero, bitumye batagiterana. Kandi Bibiliya iravuga ngo uko urya munsi urushaho kutwegera, aba ariko murushaho guterana kwera, muterane. Imana idufasha cyane, kuko ngewe ino message nayihawe kubw'abantu bacitse mu materaniro, kandi Imana irimo irashaka ko abantu baterana. Erega nimba aho ngaho nta kintu uterana ngo hakure, byahandi ntabwo uzarenga imisozi 5 Uwiteka atarohereza ubutabazi bwihuse kuri wowe. Imana itugirire neza cyane kandi iturengere. Guterana ni itegeko ku muntu wese w'umukristo wamenye Imana, kuko iyo muteranye cyambere hari ikiba, kabiri iyo muteranye muriga. Guterana ni byiza. Iteraniro ry'abera
muri ibyo yaranimbye ngo ni byiza kure babimana bateranye bakundanye ngo umwuka nawo ngo uva mu ijuru ngo uraza ukabanezeza rwose. Guterana kw'abantu b'Imana havamo umuti uvura. Iyo mwateranye hari ikiba, niyo mpamvu Satani ari kurwanya guterana kw'abantu b'Imana, ahubwo ari gukoresha amateraniro y'abesikoro, amateraniro y'abarya abandi, amateraniro y'abashaka ibitangaza bidahari. Nicyo kibazo gikomeye gihari. Satani ari gushaka amateraniro y'abantu bari burya abandi, batuburira abandi, amateraniro y'abantu batagira icyo bungura abandi. Aya niyo materaniro Satani ari gushaka muri iyi minsi, y'abantu baje gutuburirwa, baje kwibwa, materaniro y'abantu baje kurata ibyo bari byo. Ariko iyi Bibiliya yavuze ngo urya munsi ukurushaho kwegera, aba ariko abera barushaho guterana. Kandi guterana kw'abera kugira umusaruro, guterana kw'abera. Ntuzemere kuba mu iteraniro ritarimo inyungu. Ntuzemere guterana mu rwego. Yesu aravuze ati hano ibyango ujye hariya, ntabwo uzazunguruka imisozi 5. Niba kurwanyiriza aha ujye ku wundi musozi, ntabwo uzagera ku musozi wa 5 ntaroreza ubutabazi. Ntabwo bivuze ko izi ntambara zose niba uri kubona bikubuza kujya guterana. Uri umuntu w'Imana, agenda uterane. Imana itugirire neza cyane. Ese ugira ngo message ntitambutse yo gukebura abantu bahuzwa amateraniro mwirirwa mu makarita no mu bisoro no kuri WhatsApp, abandi ngo muri online, kandi ahuri byashoboka ko wajya guterana utari online? Yego. None se Mama Marione, ubwo iyo umuntu ateranye, ubundi inyungu zo guterana ko hari n'itorero ryo kwa Foibi. Buriya rero hari abantu basomye ijambo ry'Imana cyane, bakarisoma pe bakanirisogongera bakacurura, bakaba bazi uko ari n'itorero ryo kwa Foibi. Kandi iri torero Pawulo yavugaga ati kandi ndibuka n'itorero ryo kwa Foibi. Aba hari abantu bimereye nk'itorero ryo kwa Foibi, batagikeneye rwose kujya mu rusengero kuko iwe arahafashirizwa kurenza uko bakwirirwa bamubwira ngo nakabonye Mana. Ndanabyemera byo. Mama Marione, ndanabyemera ndetse cyane ko wateranira iwawe ukajya mu cyumba cy'amasengesho ugafata Bibiliya. Hari n'abajya mu butayu ku cyumweru ngo akumva atari bujye gupfusha ubusa igihe cye bitewe n'ibyo byose by'ibikomere turi kubona. Yego. None Mama Marione, uyu muntu guterana kwe kumumariye iki? Mbabara umufasha uka uyu muntu guterana kwe kwera, guterana kwera kutirabura, kutari umukara, kutari ukunyafurika. Inyungu zo guterana, nimuterana guterana icyambere harimo umuti. Uzi ko umuntu areba undi mu iteraniro akavura undi kabiri. Intambara ikirangira bamwe ihungabana twarikijijwe no guterana. Twaterana umwe bama mikrofone yavuga urwahuye narwo, wa undi ati misenyira nikizagamwe akanyagwamo. Ni wiyigizaga. Misenyira. Umwe yatanga ubamya bw'iby'Imana amukoreye, undi agahita avuga ati nanjye diseje izantabara mise mbyumva reka nkomere. Yego. Guterana bibamo umuti, bibamo kwiga. Erega burya niyo umuntu avuze ukumva arashiriwe uba wize. Uzi ko no gushirirwa ko umuntu umunyabwenge abivanamo isomo. Uzi ko umunyabwenge intege nke z'umuntu azikuramo isomo rikomeye cyane. Iryo jambo rero umvuga nabake ariko ribagirira umumaro. Umuntu abanyabwenge bazikuramo isomo cyane. Uzi ko kugwa k'umuntu umunyabwenge yakura isomo ryo gukomera. Uzi ko intege nke z'umuntu umunyabwenge azibyaza umusaruro. Kavuga ati jewe zira hariya hantu agize intege nke, agize sheke dore n'umwaka akuyemo, je nkuyemo isomo. Wibwira ko buriya isomo rya Yosefu ritafashije abasore benshi bo muri kiragiye bamaze kubona bamuhuye muri gereza barimo bamwambika style bamuha kuyobora. Wibwira ko abasore batakuyemo isomo ry'uko bazarinda ubusugire bw'ubukristo bwabo. Uzi ko gukomereka igikomere cy'undi cyakuviramo kugira imbaraga.
Okay. uzi ko inzozi mbi z'umuntu arotoreye aho hantu zagutera kugira imbaraga niko mu rugerero byagenze ngo barose ngo Gideyoni ahera ko agira imbaraga. Hari abantu inzozi z'umuntu bazikuramo imbaraga. Yego. Hari umuntu ubwira ibyo uzakora akavuga ati guterana k'umuntu w'Imana ntabwo ajya kuburamo igisubizo. Jyewe nigeze kujya guteranira ahantu mbizi ko n'umwigisha uhari nta kintu afite. yego Ndahaguruka ndoga nambara neza njya mu iteraniro mbizi ko umuvugabutumwa batumiye nta kintu ariho. ubwo si ubuhamya. Kurikira icyari kinjyanye Yego. nakimenye mpageze. Gahunda yo kuburara afite ikigeragezo umuha inoti ya 5 itavunje. Ubwo se guterana kwanjye nta mumaro kwagize? Uwo muntu se guterana ko nta mumaro kwagize nubwo twatashe umwigisha atadufashije ntitwatashe umwe afashije undi. Hello? Ntabwo faya ntabwo twatashe umwe asubirijwemo kubera guterana kwera. Haleluya. Nubwo wenda twatashe nta jambo twumvise bitewe n'umwigisha wari uhari. Natahanye umugisha uriya nawe atahana umugisha w'ibiryo ararya iryo joro. Ntibyatewe nuko ateranye. Iyo ntaterana se iyo adaterana se icyo ni ikimenyetso cy'uko guterana ari byiza. Mbifurije kujya muba mu materaniro y'abantu b'Imana. Mbifurije kuba mu materaniro y'abera. Murakoze, reka tubasengere twakira abantu imbaraga bacitse mu materaniro, abantu bagize intege nke zo kudaterana, tubakira imbaraga nyinshi cyane. Mana ishobora byose, dushimye izina ryawe ryera rikomeye. Abantu